nukuvuga rero uramutse wifashishije umuntu akakubwira ngo agufashe kubyo afite ubushobozi, wamfashije ukamfasha guterura kwikorera uyu mufuka w'ibirayi yaba uw'ishyimbo, yaba ari ukumufasha kumuha lift, wenda urugero wenda umuntu afite imodoka mashallah Allah yaramuhaye, ukamubwira uti ese wamfashije ukangeza hari imbere, icyo gihe ibyo ngibyo nukuvuga uba wiyambashe ikiremwa, uba ubusabye ubufasha, ubusabye inkunga ku kiremwa ku byo gifitiye ubushobozi. Uko kwiyambaza uko nguko kumeze nk'uko nta kibazo kwacyo, ndetse nta nubwo binabujijwe kuba wasaba mugenzi wawe agufashe ku byo afitiye ubushobozi. Uramusabye uramubwira ati fasha unteruze uyu mufuka, fasha untwaze aka kantu kangireze hari imbere, mfasha ufata aya mafaranga uyangereze hari imbere mu rugo, ubabwire bakore gutya na gutya. Ibyo byose ubwo bufasha umuntu asabye biri mu byo umuntu afitiye ubushobozi. Icyo gihe ibyo ngibyo ntago mwene Adamu akora iki, ntago mwene Adamu biveberwa, ndetse nta nubwo ubivuza akora iki, nta nubwo ubisabye mugenzi we akora iki abiveberwa mu idini. Yaba mu idini ntago abiveberwa, ndetse no mu buzima bw'isi ntabwo abiveberwa, kubera ko yasabye ubufasha kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi. Ukwiyambaza turi kuvuga hanga kwinjira muri shirki bisobanuke neza mbere yuko tuvuga kuri iki gice cya ibada kigomba gusobanuka neza. Ukwiyambaza kwa shirki ni ugusaba ubufasha ukabusaba utabufitiye ubushobozi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko umuntu yajya gusaba amajini, akajya gusaba abapfu, akajya kumva, akajya kuzizenguruka azisaba ubufasha ko zamutera inkunga, duha imbyaro, twabuze imbyaro, duha iki ngiki. Ibyo ngibyo uri gusaba abo ngabo bapfuye ntacyo bakumarira, nta nicyo banishobore ku buryo wakibasaba. Ni ukuvuga rero aho ngaho niho umuntu abakoze iki, abakoze ibangikanya bisobanuke neza. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe wiyambazwe wenyine muri gahunda zose z'isi. Ni ukuvuga ni nayo mpamvu nimwe Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze yuko idha hamma ahadukum bi amrin, igihe umwe muri mwe azagira umugambi wo gukora ikintu cyari cyo cyose, yagize umugambi wo gukora ikintu cyari cyo cyose, yaba muri gahunda ze z'idini cyangwa se muri gahunda ze z'isi, falyusalli rak'atayn min ghayri al-fariida, ajya sari rak'ebyiri zitari zitegeko, mbega rak'ebyiri z'umugereka arizo bita salatul istikhara, swala istikhara, ugasari rak'ebyiri, ajya sari rak'ebyiri, namara kuzisari thumma liyakul, hanyuma avuga amagambo Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlika al'azim, gukomeza kugeza idu irangiye. Ni ukuvuga rero iyi dua hamwe n'ubwo ugiye gukora ikintu cyari cyo cyose, ushobora kubona yuko iki kintu ushobora kuba wakwigirira iki, wakigiramo inyungu zawe, yaba inyungu cyangwa se inyungu z'idini, ariko banza usabe Allah subhanahu wa ta'ala aguhitiremo icyiza, wiyambaze Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko mu magambo uvuga meza muri iyi dua akomeye cyane buri musilamu wese agomba gutekerezaho, nuko avuga ati fa innaka ta'lamu wa la a'lam, ngo kubera ko Mana ndagusaba umpitiremo icyiza muri ibintu ngiye gukora, fa innaka ta'lamu wa la a'lam, kubera ko Mana ni wowe uzi kandi ntabwo nzi. Yani wowe ufite ubumenyi Mana kandi njye ntabwo mfite. Ni ukuvuga iki kintu ugiye gukora, aka kazi ugiye gushaka, uyu mukobwa ugiye gushaka, iyi gahunda yose ugiye kujyamo, ugiye gutera intambwe ngo uyijyemo, Allah subhanahu wa ta'ala niwe uyifitiye ubumenyi kukurusha wowe. Wowe ushobora kuba uzi ibyiza byayo, uzi iby'iki kintu ugiye kujyamo, hari ibyiza wabwiwe kuri iki kintu, ariko Allah subhanahu wa ta'ala huwa a'lam, fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Allah ni uzi cyane, we ntabwo uzi. Ni ukuvuga we nubwo hari ibyo uzi, we ni ukuvuga wowe kiremwa muntu, nubwo hari ibyo uzi kuri iki kintu ugiye gukora, ariko hari ibindi utazi. Allah nubwo ubizi, ni ukuvuga wowe ibyo ni bigaragara uzi, ariko Allah hari ubundi bumenyi azi kuri ikintu utazi. Ikindi nuko ukumenya kwa Allah no kumenya ko kiremwa muntu biratandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala we inna Allaha bikulli shay'in alim, mu Qur'ani bitubwira mu byukuri Allah ni umumenyi wa buri kimwe. Ni ukuvuga Allah ni umumenyi wa buri kimwe, ariko we ntabwo uzi buri kimwe, ubumenyi ufitaho bugarukira. Kandi ikindi noneho ilmuka masbukun bil jahli, ubumenyi bwawe ufite uko bwabungana kose umenye ko bwabanjijwe no kutamenya, ariko umenye bwa Allah subhanahu wa ta'ala si uko nguko. Allah niwe uhetuye buri kimwe cyose, arakizi, azi ubusobanuro bwa buri kimwe cyose kibaho, yaba icyo uzi wowe n'icyo utazi byose Allah arabizi, kubera ko Allah alima ma kana, Allah azi byabayeho kuva kera, wa alima ma yakunu, kandi azi biriho, wa alima ma lam yakun law kana kayfa yakunu, kandi Allah subhanahu wa ta'ala
azi ikitarabaye iyo kiza kubaho uburyo cyari kumera uburyo cyari kugenda n'uburyo cyari kubaho Allah byose arabizi. Niyo mpamvu ubu n'ubusobanuro bukomeye cyane muri dua istikhara. Ntukumve gusoma dua istikhara gusa ngo wumve ngo birarangiye, harimo ubusobanuro bukomeye cyane. Kuba ugiye gukora ikintu ukagisaba Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga uti fa innaka ta'lamu wa la a'lam, kubera ko Mana ni wowe uzi nge ntabwo nzi. Uvuga Allah ni ufite ubumenyi bwagutse, ubumenyi bwa Allah bwagukiye buri kimwe cyose. Allah azi buri kimwe cyose n'ubusobanuro bwacyo. Nukuvuga rero aya ni amagambo akomeye cyane unavuga igihe ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka ta'lamu wa la a'lam, kubera ko Mana wowe urazi uzi cyane kandi nge ntabwo nzi, nta bumenyi mfite. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam ukavuga ati ngo fa innaka taqdiru, uhera kuri fa innaka taqdiru wala aqdir, ngo kubera ko Mana wowe ushoboye nge ntabwo nshoboye. Ni kuvuga Allah subhanahu wa ta'ala niwe ushoboye buri kimwe cyose, niwe ufite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose ashatse n'igihe agishakiye nuko agishatse, ariko we nta bushobozi ufite usibye ko byose bishobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Cyo ni cyambere urumva ubusobanuro bukomeye cyane buri muri dua. Fa innaka taqdir wala aqdir, kubera ko Mana wowe ushoboye nge ntashoboye. Wa ta'lamu wala a'lam, kandi Mana ni wowe uzi kandi nge ntabwo nzi. Wa anta 'allamul ghuyub, kandi ni wowe Mana uzi ibyihishe, ni wowe mumenyi uzi ibyihishe. No kuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu yihariye, mu bumenyi Allah subhanahu wa ta'ala yihariye atigeze amenyesha ikiremwa cye, Allah subhanahu wa ta'ala ni 'allamul ghuyub, niwe uzi byihishe, niwe mumenyi uzi byihishe. Icyo ni ikigwi Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa Allah yihariye wenyine gusa, nta nundi bayifatanyije nawe. Ndetse n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagaragarije mu biremwa bye ni bike cyane kurusha ibyo Allah subhanahu wa ta'ala azi. Nkuko Allah avuga ati 'alimul ghaibi fala yudhiru li ghaibihi, Allah avuga ati ni ubumenyi w'ibyihishe ntawe agaragariza ubumenyi bwe bwihishe, illa man irtada min rasulin, usibye wa undi Allah subhanahu wa ta'ala yahisemo yishimiye kugaragariza iki, kugaragariza ibyihishe mu ntumwa ze, min rasulin. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala ni ubumenyi w'ibyihishe. Rero uravuga uti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir, ngo kubera ko Mana wowe ushoboye nkaba ntashoboye. Wa ta'lamu wa la a'lam, kandi ukabuzi nge nkaba ntazi. Wa anta 'allamul ghuyub, kandi Mana we mumenyi uzi cyane ibyihishe. Ni ukuvuga rero ahangaha muri dua ya istikhara harimo ubusobanuro buhambaye cyane, ari nabwo butuma no kuvuga iyi dua iyo uri kuyisoma, iyo uri kuyisaba, uyisaba uri kwiyambaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko wenyine ntabwo wishoboye, ntacyo ushobora kwigeza usibye icyo Allah kugerejeho. Nta nubwo wifashije, nkuko usanga abantu bamwe bavuga ati ngo urabona ngo runaka arifashije, no kubeshya ntabwo yifashije. Ibyo byose yagezeho ibyo byose amaze kugeraho, n'ibyo yagezeho n'ibyo azageraho, ibyo byose ibintu byose amaze kugeraho yabigejweho na Allah subhanahu wa ta'ala, bifashijwemo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe wamuteye inkunga, Allah niwe wamuhaye tawfiq, niwe wamuhaye al-ma'unatu kulluha min Allah. Ni ukuvuga ubufasha bwose n'inkunga zose zituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.